ibyo bintu byo gusaba imbabazi rero ejo bundi Asiya kiri hano turajya muri Amerika Asiya arambwiye ati ufata karabo yagwagiye kuza kunkoresha ikiganiro upfukame umusabe imbabazi Asiya arambwira atari kubikore niba byiyumvamo ndabwira mabuja umuntu yanyingiye ibihumbi byanjye 30 kubera kunyirataho nindangiza ngende mupfukame nzahora musaba imbabazi n'abantu n'abafana n'abareba YouTube bavuga ko nabwo mu buzima mfite nta mbabazi namusaba azabeho uko abayeho nanjye nzabaho uko mbayeho sinshobora kumusaba imbabazi na gato ko nyenzi ko nakosa mufitiye enewe uretse nawe n'undi wari wese gusaba imbabazi kwanjye wa mugani wa Vidi Frank niwe gusaba imbabazi kwanjye birabiva kure ntago umuntu yanamukira wonge gupfukama musaba imbabazi takure nagukoshereje nzimo nagukoshereje nagusaba imbabazi nge nubwo yama miliyoni ngo ngende mpfukamira abanyarwanda musaba imbabazi nayo nafata ndagapfusha rutwagana wa mugani w'inyogo ngo aragapfusha rukara ndagapfusha imbonera ndi umwana w'Imasisi nta mbabazi nasaba yago izina ry'Imana wo mu ijuru. The Unity TV. Together we can change the world. Bakunzi ba Gasaro TV na Unity TV tubahaye ikaze merere mu mande zose z'isi turasoje cyane bari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane nambataruje. We love you so much people. Nitwa The Unity TV. Yeah. Reka turekere komeza banze doyikaze. Yaka tugwaye ikaze rwose. By'umwihariko ndabanza gushimira Gasaro TV. The Unity TV mwese nanabaza ahubwo ngewe sinzi impamvu The Unity TV basetinga kuri Gasaro TV I don't know for what. So icyo nshatse kuvuga rero ni gushima Gasaro TV ejo bundi bamesheje $100 nari muruka amadolari 100 ndi kumwe na Shadibura Muchomante Aline ariko ejo bundi Sani mabuja Sani vraiment aravuga ati yaka kubera impano maye ya biscuit ibyo ngari kubyo saa sita tubisangire ankubita $100. $100. So by'umwihariko nyashijwe na Gasaro TV. Nivuga amafaranga wayamaze? Amafaranga nizeye ko kiyafite utayamaze. Kamari. Nyamara se nayawe. Amafaranga ngomba kuryaho. Amafaranga ngomba kuryaho. Ngo wayamaze. Wewe banubwira amafaranga ngomba kuryaho. Wowe se ayo wamiraguye muri flash wamaye. Nari sayangese n'uyu Gasaro wayamesheje ntacyo kumbaza ngura yarya akase yakawe jye wega kuri inshuti yanjye we niba ari ukunsaba wansaba ariko mbana gukira ite kunda yarya yego nyine ni kubaza we niba ufite inyota mbwiza ukuri $100 bayamaye ku karubanda kumanywa izuba ari oya gatungura yarya oya mfite inyota mufite inyota byo inyota n'iyindi umuntu yaguha agacupa ngo dupasure tugabane se nayawe oya nayawe na Sani bitewe na Gasaro TV Gasaro TV baramamagaye ati yaka ngwino dukorane interview ndaza ntabwo nzi ko ndi bubone $100 uhitubona $100 direct oya ni yiye cano hano mu Rwanda yari yamereza $100 $100. Agasaro ni imbere cyane. Agasaro iri imbere cyane aho. Nabona ngo aribo bayamaye bare yamesheje. So that is my chance sinzi impamvu komeza gukurikirana ngurabona ngo zazonse ariko n'udukeri wacu hari Masisi wajya kunywa amata inka ziri gukamwa abashumba bakakubwira ngo zazonse niba zazonse rero nta matari Shaya rwose nawe wajya usangira n'abagenzi bawe agacupa oya mbata kuva bamwirukana kuri flash afite inyota ahubwo yarakakaye cyakora nimba imbere ya kamera ndazi kugura agacupa
ariko ubibe serious nese ngakurya kuri kaburushete kazinga ntabwo njye ndi kubyuka muri sandurare ngafite akaboyiro mu gitondo ariko se ikibazo cy'amatsiko mu mafaranga sani yaguhaye byibuze ari akamaro yakugiriye uyangiriye akamaro gakomeye kuko nari maze kumuhirimbira ingegera ndara ku karito urumva nta gapantaro nyigira ko kwambara ariko urabona nambaye agapantaro reba n'agakoti naguzemo k'amabebe ariko si kwaguza agakoti k'amabebe dore agakoti naguzemo k'amabebe kandi nakaguze Kimisagara senyisi wakaguze kugira ngo amafaranga 500 100 hano ngiye kuzashyiraho amapeti 500 yonyine senyisi kano gakoti abakobwa bari kukansa mu gushaka ngo gakote wakama ndabwira attention na roketi attention na roketi que bonne la machine gun attention na roketi rokito mu byukuri ngenda shimira Gasaro TV nshimira muramutumirwa mwamuje nawe sani rwose ibyo yagomba gukora yarabikoze nayarya nayasambanira ariko igikorwa cye yakoze Nyagasani yaravize yaka tugaruka inyuma kuva nayafata nta iraryaho n'igihumbi nukuri kwima naza zindi zahariya ku gisozi utarishyura ntago urazijya kuzishyura hose njyewe ndaziraho ziragukopa oya hari ndayanyibye amadolari 100 icyo gihe nari mvuye kubona na Shadibu mucomante ari naravuye Texas amubita $100 inoti nkiri yabampaye ejo ariko indaya yancomwe nari maze icyumweru naranze kuyavunjisha ngiye kurara n'indaya iracyo ariko nanone yaka niko baje ngo hari indaya hari yakuri ntuza kuri iyereka ku gisozi hari indaya igikwishyuza muri 11 hari imaye wikwinyesebura mwese indaya ayo kwinyesebura hari nawe yabyeri mwanyoye ubwo nawe uri umukiriya nkanjye ubwo nawe urindikije kabisa kuki utayishyuye kandi warabonye amafaranga yaje kundegera ko ndatayishyuye yaje kukubwira ko yakataye ariko se indaya mura nazo urazizi wowe zuhura nazo ndazizi kuki ushaka iperereza uriribu ushinzwe iperereza ushaka kumenya indaya nkorana nazo kubera sinyiba ku gisozi sigaye mbanyanza Kicukiro mbanyanza Kicukiro ku gisozi niyo complaints ukiyataha wari kuba wayishyuye ariko ko wagiye Kicukiro ntago yabona uko yishyura so ngewe rero ntihagire ugenda kuri $100 zanjye mbona amahirwe yanjye ntayo nakoreye ni Imana yavuze ati uyu munsi ndagupangira mabuja ntiwamamagara ari mu gitondo nta nubwo nari nzi ko ari we namahirwe ngo bari bana nakakaye cyaje bari baremwe namuhamagaye inshuro hafi 500 kuko ari umunsi twamaranye iminsi 2 tumuhamagara byara napfuye kubona aga telefone gusa ngize amahirwe mu gitondo nihebye numva uyu munyamakuru wa Gasaro TV aramamaka nako madame munyamakuru wamugani umuvugizi wa M23 ngo madame munyamakuru abaramamaga madame munyamakuru abaramamaga ati yaka kuna kubuze ngo tujye kwasana ni mabuja ndi hano rwose kubera inzara nari mfite ngezeyo amafaranga n'ubundi angura ka fanta kiganiro turagikoye na mabuja wo muri nuza hariya ni muri Kenya turaganira sani turaganiye ngiye kubona abanyeretse amanyarwanda bandara umufungo ariko ngira ngo niwagiye kumpa arambwira ati rero aya manyarwanda hari gahunda nari nyafitiye abazamuye envelope noneho abakozemo rimwe azamura inoti y'100 urabeza amadolari nyazi kubi nabonye ikintu bita $100 narabyina kakaguru nkibona $100 nyifashe gutya akaguru kake ndaceza mabuja $100 soko nabyinye none se niko yabyinye pe yaka kwaza kantu gatoya ukimara kubona $100 ukayabona wahise ujya kuvunjisha cyangwa se washyiraga mu mufuko kumva arimo arajyamo neza cyangwa umufuka wawe muto $100
ari ingiye amadolari ndayazi kuko mvuka muri Kongo urabizi muri Kongo bakoresha amadolari cyane yego inoti y'amadolari 100 sinayoberwa kambanze noneho kugira ngo nkwereke konza amadolari habaho inoti y'idolari rimwe kiromiko habaho inoti y'idolari rimwe cyangwa ufashe ujya kanifashe habaho inoti y'idolari rimwe hakabaho inoti y'amadolari 5 hakabaho inoti y'amadolari 10 hakabaho inoti y'amadolari 20 hakabaho inoti y'amadolari 50 hakabaho indi noti y'amadolari 100 nta zindi noti mu madolari zibaho ya 40 nayo neka 40 barakubeshye 40 nayo ni ya 15 habaho inoti $50 $20 $10 na $1 na $100 umaze kwakira mu mafaranga uyashyira mu mufuka yakwiriyemo cyangwa wumvaga umufuka wabaye mutoya abantu mvuga nayabika kuko inoti y'amadolari 100 bashobora kwitwara inoti imwe ariko uyivunjishije bakagukuta bunire kuvunja bamvunjiye ku ibihumbi 100 na 10 niyo baguhaye niyo bamaye rwose ko nanze kuyabika nabo muyamvunjishirize mwakire kuri mobile money kubizi kwa ari bitewe bitewe no kwikoza imitwe y'ino bitewe no turere byahese baranyirukanye ku kazi urumva bitewe na n'uturere hari inkwano hari uturere inkwano zabaye nkeye basigaye bakwa 80 60 70 ubu kwere none gushakamo n'inkwano ngwita uko umukobwa bagwa ibirongoranwa na tuna gutwerewe tugira ibintu byo gukwa byo nabibwiye ntuza dore imbogo vava Valentine naramubwiye rero reka ngo kw'ibihumbi 30 ibihumbi 30 by'amanyarwanda tubane tugure ihene kuko nabonye akunda kugura ibintu by'amatungo tugure ihene tugure inka ingurube tukorore ubundi tubane arayanga ngo ni makeya hanyuma twikomereza ikiganiro yaka vava no kuvuga yuko noneho abyemeye ko mukundana wahita umugira umugore oya vava urabona vava akinjira muri industry akiri umusitari yari afite umubiri ukomeye nibwo yarakiva mu ntara ariko urabona abahungu b'i Kigali ikibuno baracyoroheje kigenda kiri kundingisa kisigaye cyoroshye rwose urabona ni toto dore imvugo asigaye afite ntabwo ari nka kuri avuye Nyamasheke barahatwitse nyamaje baramubeshyera ngo ngwiki nuko tarabikire ku karubanda ariko vava rwose ka peti mitsinga asigaye asoma izina ry'Imana yamaye uzabaze ntuza barasangiye ntuza nindera ntuza nyina w'abapampe cyane nyina w'abapampe niyo nywesheje vava inzoga tuwe tubwiza ukuri ko nyina w'abapampe ariyo gushije vava akamuwesha inzoga nanjye ubwanjye nsomeye kuri peti mitsinga nuko nyine atabigaragaza ariko vava asigaye nko ku kabyeri rwose ubona yanywa nka zinga ugereranyije ubona yanywa zingaye yasinze izo yanywa bya binajya cyangwa ngo kera ngo nasama kurwagwa ngo umutwe urazongereye vava burashobora kunywa n'agakese bura wowe nabyuze nose nuze ejo bundi nuza uriya nuza nyina w'abapampe twajyanye ahantu za Musanze anywa agakese ka peti mitsingi agerekaho n'utundi ducupa 6 ikese ya peti mitsingi bamuzingaye 20 harya 24 ndakubwiye izina ry'Imana ntabwo ari ukubeshya hano abagore basigaye baturusha kunywa nazunga abagabo baracyangwa mufite mukennye mwanywesha iki ko mukennye yakajya mbari barusha kunywa nukuri kumera abagore basigaye barusha kunywa abagabo kunywa niwe ngo mukennye mwanywa mutese umukobwa ugasohokana n'umukobwa mukajyana muri hoteli nangwa se mukajyana mu kabari akanywa ugasinda akiri muzima uri umuntu w'umugabo ugatangira kujwajwata wacyuzuye akiri muzima neza uza abakobwa bigiye ukuntu banywa amazi tukubeshya se none se ngewe buri hari ikintu nibaza yaka hari uburyo bumwe na bumwe abakobwa buri no minsi basigaye bavuga ngo
baradusize ko baturusha amafaranga abakobwa nibo basigaye bari muri position zimeze neza cyane mu bijyanye n'akazi position rwose z'akazi ikindi cya kabiri umukobwa ntago iyo agiye mu kabari ntago yigurira inzu agurirwa n'abagabo ikindi ntago abagikodesha inzu abakirari wabo urumva baturusha amafaranga nose nibajya kunywa tuzanywa bingana oya nose umukobwa ntashobora kugura amayinite ahubwo baramuhamagara cy'umukino uramuhamagara so y'umushaka uramuhamagara nta mukobwa ushobora kugura amayinite kandi baba bafite amafaranga ahubwo araguhamagara allo sheri wangura amayinite y'igihumbi amayinite ukabura yamuguriye direct kandi nta nayaguhamagaze akayahamagaza abandi bakoboyi bashaka uzura ngugura umukobwa amayinite nta nayaguhamagazemo cyamagarira andi maniga so abakobwa bafite avantage 100% kuturusha uzajye hano mu muhanda muri umujyi wa Kigali uzasanga abakobwa benshi ari batwaye imodoka nziza uzasanga abagore benshi ari batwaye imodoka nziza nawe ubundi twebwe abatipe umuntu utarashatse nta n'umugore tuzabaho tuzapfa turabasibateye abasaza bakoreye amafaranga kera nibo bari kuturyana amabebi abasaza bahize amafaranga kera ari gusiga umukecuru mu rugo akajya kwirira ibebi akajya kurya inkumi bikoze biri hanze aho turababona muri za kabara ahantu muri make umuciye intege mbatora mugore agira se ndongora ntaha uri ingaragu ndongora ntaha n'umwe exterina babita ingaragu oya n'umwe exterina ngewe ntawe ingaragu wowe turi kumwe babita ingaragu hanyuma yaka twikomereze nijya yakoreye kuri fresh na naka buracyagera mu rugo iwawe ugacana imbabura ugateka imbabura nawe ucana gaze acana gaze cyangwa oven yarurukirwanaho umva ukuntu yakara umutindi ukiyarurukirwanaho neza sibyo yaka twikomereze mu minsi yashize sibyo kube wakoze ikiganiro kuri channel ntago nyibuka neza usebya yago ntago namusebije ni kuri GJC Media TV ntago nyibuka je ntago namusebije ariko nyuma twumvisha uvuga ko ahawe amafaranga kugira ngo musebye nayo nta mafaranga nahawe n'imbere y'Imana yo mu ijuru uretse n'imbere yawe madamu munyamakuru amugani umuvugizi wawe mu Ventura madamu munyamakuru nta mafaranga bamaye ni ukuntu ushobora kumamagara kuri channel yawe ukankoresha ikiganiro kwangurira agafanta ni 10,000 bamaye baramwe atigenda umwe agafanta uduhaye interview nziza n'ubundi basanzwe bayama no ku macano n'abandi barayama buri cano nayagubwe namuhaga interview akama 10,000 nangwa se bita naho kuvuga ngo bamaye ubwo wa 10,000 ngo nje gutuka umuntu ahubwo ngi impamvu navuze ari amagambo byatewe na gihozo niba ari pretigali niba ari presigali niba ari bwo yaraje aravuga ati yago ngo yamuri 800 none birambabaza n'agacupa nari ndimo n'ukuntu yago yanyanze ibyo yankoreye narabivuze byose murabizi ibyo yago yankoreye andye 30,000 akayanyima agiye kunjyana Musanze igihe tujya gushyingura Big Boss ana hano mu muhanda nambaye n'ibaga nziza ibyo bintu asi arabizi asi arambwiye ati ntujyane icyo gihe ntuza kofero mudaragiye kuza gucuranga hano i Kigali asi arambwira ushaka kujya kwa yago cyangwa ujyane kwa kofero mide kubera nkunda kofero mide mbwira si ati nyijyanire kwa nyendeka nigire kwa yago kandi nifite gahunda yo kugira kwa kofero mide ndavuga ati kubera ko yago hamwe turajyana Igisenyi reka tujyane yagwana hano ku muhanda manuka Igisenyi nibwo yari nabonanye n'inyogo y'icyo gihe bari banazira ni nabwo inyogo yinjiye muri entertainment naho ngiye kuvuga kuri nta mafaranga bamaye igihozo wakaxereye ni igihozo wanyaxereye nawe impamvu nge nuko yago muzi ibintu byo guhemuka no kwiyemera n'uburyarya jewe nzavugisha ukuri uzanyanga kubera impamvu ze sanomediriye I have to tell you my right ariko se byibuze kugenda ukavuga umuntu nabi utanamusaba imbabazi yakara ngense imbabazi
ibyo bintu byo gusaba imbabazi rero ejo bundi Asiya kiri hano utarajya muri Amerika Asiya yarambwiye ati ufata akarabo YAGO agiye kuza kunkoresha ikiganiro upfukame umusabe imbabazi Asiya yarambwira atari kubikore niba byiyumvamo ndabwira mabuja umuntu yanyigiye ibihumbi byanjye 30 kubera kunyirataho nindangiza ngende mupfukame nzahora musaba imbabazi n'abantu n'abafana n'abareba YouTube bavuga ko nabwo mu buzima mfite nta mbabazi namusaba azabeho uko abayeho nanjye nzabaho uko mbayeho sinshobora kumusaba imbabazi na gato ko nzi ko nakosa mufitiye enewe uretse nawe n'undi wari we wese gusaba imbabazi kwanjye wa mugani wa Vidi Frank niwe gusaba imbabazi kwanjye birabiva kure ntago umuntu yanamutira wonge gupfukama musaba imbabazi takure nagukoshereje zimwe nagukoshereje nagusaba imbabazi nge nubwo yama miliyoni ngo ngende mfukamira abanyarwanda musaba imbabazi nayo nafata ndagapfusha rutwagana wa mugani w'inyogo ngo aragapfusha rukara ndagapfusha imbonera ndi umwana w'imasisi nta mbabazi nasaba YAGO izina ry'Imana wo mu ijuru nese reka nkoze nta cyana mukore nawe ubwo ari izi n'Imana irabizi yaka ibihumbi 30 yakwambuye nibyo yaguhesheje ubwo ikiza ni iki nimba yaguhesheje amadolari arenga ibihumbi wenda igihumbi akakwambura 30 nabyo ntago tubizi iyo statement ntago nyizi ntago nkeneye kubihagararaho kuko nukuri kwawe kandi kuri nukwa nyirako urumva ikiza ari iki yaguhesheje menshi kurutaho wakwambura 30 oya na please akaguha byinshi byiza ikibazo nagasuzuguro mwebwe nago mwumva impamvu ngewe ibihumbi 30 murambibona mfite n'abavaniwe muri Amerika banyohereza n'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 ikibazo cya YAGO nuko asuzugura abantu ngewe yankoresheje ikiganiro kikagera muri views ibihumbi 100 kikagera muri views ibihumbi 80 kikarebwa n'ibihumbi 70 we na benefit abafitemo kucya nsuzugura is it for what kubera iki go ahead komeza umbaze madamu munyamakuru ariko nukuri nakari byiza sibyo yaka niba umuntu byaba byiza umwegereye wenda mukaganira nawe azanyegere kukinge mwegera nawe azanyegere kubera iki kubera ko ndusha amafaranga abarenge ujya kugupfuka nawe azanyegere twese turabana nubwo ndusha amafaranga ariko twese turabana twavukiye amezi 9 kujya mushaka gufata umuntu korosi ushaka kunkurusingisha for doing what kubera iki for what purpose thank you very much so Gasore TV subscribe comment and share this is Gasore Pasuki YAKA Mwana nzababwiza ukuri uwiyahura yiyahura toka none se kujya tutakoze ibibazo ngo dusoze mbaza madamu munyamakuru hanyuma ngira icyo ubwira Asiya ndabizi iki kiganiro aradukurikira ngo icyo nabwira Asiya nawe ndabizi Asiya we abana n'abantu bose nta muntu yanga nawe ubwo urambwira ati ariko nuza uragiyozo twakinanye muri filime ya Asiya Gatarina yansanzemo muri filime turakinana nabanye n'abo pampi bansanze muri Gatarina ariko Asiya ni umuntu ujya wumva atashwana n'umuntu nanu barambwira atari ko narabimubwiye arambwira atari ko Asiya mwagiye muri kagusebya YAGO kuri kimukunda gusebya abantu ibintu n'ibyo uko ari kuvuga niko nawe amarangamutima yawe ni nk'aya mabuja afite ariko ngewe nta marangamutima ngira nge ndi umuveridike nzahora ndi umuveridike so mutoni Asiya USA ari Boston treatment nanjye hari ikintu nibagiye kuvuga icyo nabwira abakunzi banjye bamamagaye muri IOM abazi IOM kwa muganga medical check bongeye bamamagaye ejo nzitaba medical check sometime dossier yanjye iramutse igenze neza nakwerekeza Kasasi Mississippi hanyuma benshi ko bahamya yuko ushobora kuba urwaye sida kubera sida ntabwo yatuma utajya muri Amerika
ikintu banga gusa n'igituntu kubera ko ushobora kwanduza mugenzi wawe kubera igituntu urahumekera mugenzi wawe ukamwanduza mbese buriya zanda zose wagiye uryamana nazo nta gituntu zirwaye takamuka leta akira avugana na siya ndabona natwitabye yakira mabuja niyaka ndi ku Gasaro TV mabuja YAKA Mwana OG ni ku Gasaro TV ala connection turabona network zishobora kuba ari ikibazo ziranze nishimiye kuvuga ngo mabuja ni kuri konzi ko umukumbu nta kibazo ariko nubundi muri kumwe sibyo se ngo ugira icyo umubwira ndabiza zareba kino kiganiro ya mabuja aramamagara mabuja n'umuntu nyitaho niyo maze iminsi 2 nataye telefone atambona biramubabaza cyane agahangayika no muri Amerika kandi hano yaramburaga maze iminsi 3 atambona mabuja agatanga n'itangazo kuri radio y'u Rwanda uri ubone akandamuhemba yego urukundo nta no mu mabuja nzabona nk'uyarutse ko amabuja wa Gasaro TV nawe afite amataye wajya muri kamera bakakureba mabuja ukuntu umeze neza izina ry'Imana you are beautiful serious mabuja wese kuvuga ngo uri mwiza biragusetsa ugira amabuja nkawe burema YAKA rwose nawe mukumbenga nsetse pe ufite amatayi no gukora amabuja kamera wamuzuminga ko kuri kureba nirari bagabo muratamira ko abagira inkwibarye bihiye nabone ngiye rwose mabuja ndamukumbuye yego sha ndamukumbuye cyane nubwo tuganira gutya ariko YAKA ari ikintu nshaka kumenya ugiye kujya muri Amerika nkuko bitubwiye muri Amerika ko tuzi ko bashaka umuntu uri physically fit umeze neza ntabwo ndagenda nzabyemera urugero biramutse bibaye ngombwa ukagenda warongwe ndanyinshi wanyoye twuma koze byose ibyo bintu hariya bazakwakira koko cyane ukugera bakaza arukuntu abanyafrika iyo bageze hariya barapima gasanga warapfuye ukugera bagasanga warapfuye cyane ahubwo badusanga n'inzara y'imyaka nk'itatu nawe ubwawe uri wagupima basanga umaze nk'imyaka nk'itatu utarya ariko muri Amerika hari ibiryo burangezeyo nakubita icyo kurya nkabyimba geranya nimba umaze ko wenda ngewe ishobora gusanga amaze imyaka 3 itarya ntarya uramutse ugize muri Amerika basanga umaze imyaka ingahe utarya ntabwo mbyibushye cyane ariko ushobora gusanga wenda maze imyaka 6 inzara yaranyishe bure twebwe abanyafrika burabona uziko ushaka kugera hariya bagahita baza bakagushyira muri morgue bakubona nk'umurambo hanyuma batugereranyije we bamusangamo nk'inzara ingana ute batuyungu urebye n'iyi shusho ye n'agatuza afite wasanga afite inzara y'amezi nk'umunani adaheruka amezi yonyine nawe inzara irakwishe no mu maso biragaragara suri kuyambara wese wabwiye abadiaspora bakanyureza $2 byize nabyo batari kuri kwibana ugeze muri Amerika uko kwangwa kubita icyo kurya kubita kuri bira birungo byaho wahita ubyimba waba mu boss wa danje wafite na tayi nziza y'ubu boss burana nabyibuha iyo wagira ngo no from USA amafaranga yo kuri flash nayarongoyemo indaya mu migina hari ariko kuri flash baryaga bagwaga ngaha kandi n'abamani bo kuri Israel ngo mwakoranye kuri za flash sizi n'abari ariko mwese babirukanye twaryaga ubusa Rese wana mani batarabaye mu boss. Warukuranya bamubona kuri televiziyo ndi kwa Mabujasiya ko twari dufite televiziyo muri salo wambaye karuvati iri gukora hasi ku birenge. Ari bashaye bana baraniryoherezaga nge. Shanavuga ndi kwa Mabuja nana gacupa mfite nyirebera televiziyo nakubona. Shangabona rwose ni sawa. Urera ibintu byabaga ari vice versa. Nanjye najya kuri YouTube na. Nari ari kuba mu karitasi bere abantu bayiciraga. Bamwe muri kuri televiziyo babona wirishijwe akaburushete n'agatoki. Batone bara. Ngiye bansagamo inzara ingana ute? Wewe. Ni ukwezi. Waho nayo.
ikibuno uragifite ikibuno uragifite njye kugura ikibuno mu mujyi nanjye none se ngo unafite ikibuno njye kukigura mu mujyi ko ni gato kadasoze ngo ni gato ariko mabuja ufite size rwose kigaragara cyo urari nanza rufite ariko se yakawe nurya ahubwo none se ahubwo ngiye ikintu cyambabaje mabuja asi urabiza kirano reba ibuno yari afite urebe n'ukuntu yarangana twageze muri Amerika kananuka mwana washaka kuba yarashatse kujya kuri tayi hariya ukora sport warangiza nyina akaba ari kabisha uranse no maso bo bamubasanzemo yameza ngahinzara mabuja nayo we mabuja hano twariye inkoko tukarya inyama mwaryaga inkoko n'amagi ndakubwira yarishaga inkoko amagi twararyaga pe isombe rimwe inyama none twabaga twatetse isombe agatumaho ikinunu cyiza utamusombe haba habaye nk'ikiruri bagatogosa inyama hariya izindi mabuja yakodesheje imbabura izindi turi kotsa ibindi byose nabikubwira turi hano sha mu bunyunyu ariko se uriya wavaga gute hariya kwa hasiya kongera ukajya muri za ndaya za kibiri uvuye mu gipangu nka kiriya kweri wabimanaginga gute kuva mu gipangu cyiza nka kiriya mabuja ukajya mu ndaya za kibiri mabuja yanga gukoresha umukozi w'umukobwa kwabaga hari umukozi umutekera w'umuhungu nanjye yaza n'umukobwa wari kujya gufatiraho yaza n'umukozi w'umukobwa nawe ubwo yarabyivugiraga nzanye umukozi w'umukobwa mwamutera inda basanga mu nini twabaga turi abahungu gusa ni ukuri kw'Imana kandi koko cyane wari kwimutera uzana bimubaza mabuja rero tubwiraga sinakoresha umukozi w'umukobwa ko mwahita mumutera inda bizi hano mwese ndabazi kandi nibyo nose reba njye wasimbuka igipangu ajya guhiga indaya hanze ese wayishaga ibaza hari umukozi w'umukobwa wayihaga ngahe uvugishije ukuri ngo wayihaga ngahe iyo haye menshi wayihaye ngaje haterwaga n'iyari inziza nyine none se ibirayi bigura kimwe ahubwo tubwira indaya kuryoheye tubwira indaya kuryoheye ku buryo ufite n'izina ryayo mu mutwe utashobora no kwibagirwa nimero yayo kurya akanimero kayo ubu kaze mu mutwe ku buryo iyo ubonye uduceri uhita ujyayo tubwira izina ryayo ba Mukagatare bo ntabwo baryoha rero tubwira iyo ngiyo hari abakobwa ba Mukagatare baba bumye wahuye nabo nabo nababonyeho ariko hari umukobwa rwose ukubitamo ugasanga ni sawa rwose amazi ariho rwose usanga ni fresh ariko hari urwana nawe ukaba wanakomereka ahubwo ba Mukagatare babaho ngiye mbibwire n'abakobwa ntazagira bakana bya bindi oya hari abakobwa bivugishwa ngo nimwe mutazi gushaka amazi hari abakobwa batayagira rwose ba Mukagatare babaho hari wigeze kuguca ibisebe umwese babirise kuko aravuze ngo kanakomereka ubwo ni komereka ubu byamubaye barahari pe nuko nyambivuga abakobwa bakavuga ngo wapi ngo nababaho babaho ariko hari umukobwa ushyiramo gusa ugasanga hameze neza habubiriye rwose ukihuta nawe ni noneho kugira ngo izanagire ni intambara ikomeye reka mwibarize ikibazo tunasoza byibuze bibuka kwikingira cyangwa se kwirinda oya keretse iyo umukobwa wenda yayizanye nawe ngewe sinanayikoresha n'ubwo wayimwa nagusaba imbabazi nkamanukiraho iyo manukiye aho nibwo numva ari sawa kuko njyewe ngiye kuniza ko mba nimereye nabi ngewe mba nimereye nabi ndi kwihuta ariko banciye amafaranga kuko utegereje n'abandi bakiriya uri kumwe ngo ugira vuba uveho cyakora wenda turi burarane n'isanzura twayikoresha ariko bya bindi bya vuba ka coupless ariko ngo bakita coupless ubu ushaka kureba umupira ku kibuga ushaka kureba match live kuri buryame mu kisanzura neza mwakuyemo imyenda yose imeze neza barisa ariko kakandi ko kwibipantaro wayigejeje hano ngo nibakuvudukana n'itureje twarigiye baguturumbukana utaranarangiza murakoze cyane ndashimira indaya zose n'abapfakazi mwabuze abagabo gende hano ndifuza kubabera umugabo subscribe comment and share thank you